ese uruhare rw'umubyeyi umugabo ku mwana muri iyi minsi ko rusa nkaho rwagabanutse hakorwa iki? Imana yafasha abantu babiri bashyira mu rugo kugira ngo abana bazabe balanced. Yego. The love of a mother and the authority of the dad. Even urukundo rwa papa rurakenewe. So iyo rubayeho ruri rich, uyu mwana akura ari balanced. Yego. Uko umwana agenda akura, papa akenewe kuba hari, noneho hari amajoro abamama barara. Ugasanga umugabo yirariye mu kindi cyumba. Yamwirukanye yambwiye ngo vuga uvuye aha mugende n'umwana nsinzire. Burya uyu madamu wawe atwite uba ukeneye gutangira at least to read books, at least to talk to people, kavugana n'abantu ubundi mwabyifashemo gute, ubundi babigenza gute kugira ngo uwo mwana naramuka atangiye kuraza mama w'amajoro you come in, nawe ubu hari kugira ngo umwakire umufashe. Yego. So umupapa bakenewe igihe umwana avuka, igihe akiri uruhinja, uko agenda akura, noneho nibwo papa agenda akenerwa cyane. So your absence ya papa kiba ari icyuho kinini mu buzima bw'umwana w'umukobwa n'umuhungu. Yego. Muraho neza inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Hanye Space, twongeye kongera kugaruka tubasuhuza. Muraho mwiriwe mwaramutse aho muri hose ku mugabane w'isi, abavuga ikinyarwanda turabasuhuje. Hanyuma uyu munsi nkaba nejejwe cyane no kugaruka mu kiganiro cyo nzi muri bukunde muri benshi, ariko ngira ngo mbanze nsabe abatari bakanda subscribe kuri Hanye Space rwose mwaratinze. Ndahita bayikora. Uwakoze subscribe nawe ngusaba kugira ngo usangize mugenzi wawe kugira ngo twese hamwe dukurikire ibiganiro byubaka hano kuri Hanye Space. Tuba tubifite byinshi. Muri kumwe nanjye rero Uwera Agnes, ariko nkuko bisanzwe nkunze kugaruka ndi kumwe n'abatumirwa b'impuguke mu mpande zitandukanye. Uyu munsi nkaba nejejwe cyane no kwakira Godfrey. Akoze cyane. Ndumva nifuza ngo wongere wibwire abakunzi ba Hanye Space. Ubushize twakoze ikiganiro cyiza, nagiye mbona feedback zitandukanye, abantu bavuga ngo mwakoze ikiganiro cyiza, ngo ahubwo cyari kigufi. Cyari kigufi cyane. Yego, ariko nagira ngo wibwire abakunzi ba Hanye Space. Nitwa Ntagungira Godfrey, abandi mu family counselor. Yego. Abandi mu certified life coach. Yego. Ngira ko mbenga rukiyaho ngaho, abandi married. Yego. Umugore umwe, abana batatu. Yego, urakoze cyane. Nshimishijwe nuko n'ubundi umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi uri mu murongo w'ibyo bintu wari uvuze, kuri umujyanama kandi gufasha n'abantu mu buryo butandukanye bijyanye n'umuryango. Yego, yego. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu kiri ku ngingo ivuga ngo hari ababyeyi benshi b'abapapa, ubwo ndavuga abagabo, mu rugo usanga ibijyanye no kurera basa nkaho bafite abo babirekeye. Ubwo babirekeye abamama, hanyuma babirekeye abakobwa badufasha bo twita abatantine. Hanyuma ugasanga bagenzi babo, ubwo ndavuga abadamu, abamama, baritotomba. Maze iminsi nganira n'abamama benshi, ugasanga baritotomba, yananiwe, wenda yaraye ari kumwe n'umwana warwaye, mu gitondo arabyuka nawe ajye ku kazi nk'uko n'umupapa ari bugeyo. Ntago habaye gusimburanwa muri iryo joro ngo buri wese agire uruhare rwe n'ibindi uri buze kureba. Abana bakiri impinja. Bakiri impinja. Kandi niyo bamaze gukura nabwo hari abo tumaze iminsi tuganira, ugasanga afite nk'abana bamaze kuba abasore n'inkumi, nabo uruhare rwa papa rusa nkaho ari rubaze ku ntoki. Ubwo nagira ngo nka family counselor, nk'umujyanama, ugira icyo usangiza abakunzi ba Hanye Space mu rwego rwo gushishikariza abadukurikira yuko abagabo nabo bashobora kugira uruhare.
Mu gitondo cy'ejo hari ikiganiro nakurikiye cy'umupasiteri ukunda kutwigisha kuri porogaramu yitwa devotion before duty. Yaratubwiye ngo ubundi nkawe nk'umumama cyangwa umupapa, umubyeyi, ubundi ni wowe uba ufite imbaraga, ni wowe uba ufite ubushobozi bw'uko iyo umwana wawe, uribuka cya cyanditswe aho abadamu babiri, umwe yaryamiye umwana we akamwica, undi akabimenya, noneho uwishe umwana we agashaka ngo wa wundi nawe bamwice. Noneho undi kubera yuko yari afite urukundo rw'umwana we aravuga ngo ya ntabwo bishoboka, basi reka muguharire, ariko atitiriza umwami kugira ngo umwana we amugarure. Rero umupasiteri yari arimo atubwira ati ni wowe ufite mu biganza byawe kugarura wa mwana, kwita kuri wa mwana kugira ngo agaruke abe umwana muzima. Ubwo byari ukugira ngo mbimburire ikiganiro, ariko umurongo ni wa wundi, ese uruhare rw'umubyeyi umugabo ku mwana muri iyi minsi ko rusa nkaho rwagabanutse, hakorwa iki? Ariko reka dutangire right at the beginning. Umumama atwite nk'umugabo mu rugo ugomba gukora iki? Umugabo mu rugo ugomba gushyiraho a very safe environment, Yego, aho umumama yumva amerewe neza, aguwe neza. iyo aguwe neza na wa mwana uri mu nda. Yego, kuko science tugaragaza ko iyo umumama ababaye, iyo umumama abayeho nabi, byafekita umwana. Iyo umumama ari muri environment, niba relationship iri toxic, hari abavuga ngo habaho miscarriages zitewe n'uko wa muntu yumva aho agiye kujya hatari safe. Nta science iri proving, ariko hari ababivuga. karakomeye. Urumva? So nk'umupapa, you have to make sure ko your wife ari muri environment nziza, afite indyo nziza, afite aho heza, hafite isuku, noneho no mu marangamutima ye hose ameze neza. Ubwo amezi 9 mu rugendo rurerure ugomba kuba uhari. Hari uwambwiye ngo wabaye mu gihugu cy'Abayisiraheli, ngo iyo umupapa atashye avuye mu kazi asoma bya bitabo de Torah, akayisomera wa mwana uri mu nda. Yego. So uyu mwana ajya kuvuka already afite idea bimurimo, biri muri DNA ye. Yego. Bamwe bagira n'indirimbo y'umuryango, when the father comes back home, aho ni muri African tradition, Yego. nko muri Zimbabwe I think, aho papa agaruka akaririmba indirimbo y'umuryango ya family, bose bakiciriza. Yes. Wow. And the baby listen to this song, there is harmony, there is love in the family. Nawe avuka iyo ndirimbo ahizi. Yes. Yego. So Wow. umama ageze igihe cyo kubyara, you have to provide still environment aho umwana ari buze ameze neza. Ubwo urabyumva yo nk'umudamu. Yego. Noneho umwana aravutse. Iyo avutse, ijwi rya se ntabwo riba ari strange, aba ari ihazana idea ngo ijwi rya papa rimeze gute, kuko papa yari ahari. Urumva? Yego. Bamwe ntibanyumve nabi, hari nka benda bavandimwe baba bari muri za mission, Yego. agaheruka Madame Asama, Yego. akagenda akazagaruka n'umwana yaravutse. Kubw'impamvu z'akazi. Burya ibyo ngibyo nubwo ari impamvu z'akazi, ari impamvu zumvikana, ariko muri design y'Imana nuko twagombaga kuba turi hamwe. Yego. Urumva? Baba baragiye gushaka amaramuko, waba uri hehe, ariko someone is missing something. Urumva? None umwana aravutse. Ariko muri iyi minsi na telefoni zirahari, ngira ngo aho bishoboka umubyeyi ashobora guhamagara bakaganira. Okay, now mama, ubundi in African tradition, family yarazaga, hari abantu bazaga kugufasha. Yego. Ariko nawe nawe modern family, Godfrey arirwariza n'umugore we. Uri mama ukipapa. Hari abadafite ba nyirabukwe. Ibyo. Ubundi nk'abantu nakuriye hamwe hafi y'abakonyine, abakonyine ngira ngo murabazi, aho umugore ajya kubyara ukamwohereza iwabo. Yego. Ejo bundi nari ndi Nyagatare nganira n'abantu, ndamubaza se ujya kubyara umwana wa mbere, ati umugabo wanjye yambwiye si njye iwacu mama yiteho. Wagarutse ryari? Ngo umwana yafite amezi 5. Navuga what? Jewe iyi opportunity y'umwana wanjye kuvuka mari uyinkuraho gute?
because I want to be there when my daughter or my son is coming. Urumva? So bamwe, I remember our firstborn at King Faisal Hospital, barambwiye, are you ready to welcome your son? Baranyambitse, ninjira mu hariya. And I welcomed him. Urumva? So amagambo mubwira, amagambo uvuga, the heart speaks to the baby. So ubwo urugendo ruratangiye. muba mutangiye urugendo hamwe. Noneho reka muve kwa muganga mugere mu rugo. Abagabo benshi b'Abanyarwanda n'Abanyafurika tutangira we become observers. Ugasanga bisa nkaho bitatureba. Urabirebera hariya. Niba ibyo kurya bihari, that sitting zirahari, niba ari rent nayishyuye, hasigaye nahawe. Uno mugore akabona ntumwitayeho, akabona aravunika wenyine, bamwe baba bakiri weak, hari n'igihe ashobora no kurwara umugongo kubera ko arimo arajya gukora ibintu atarakomera. So as you support the mother, I think the baby feels it. Because hano, as a Christian cancer, nakubwira ko the baby can feel the mother. Yego. What she's going through. Yego. Urumva? Uzarebe iyo mama agize ikibazo. Yego. Abana bararira. Yego. Because aba bantu ntabwo baraba separated completely. Baracyari almost umuntu umwe. Ari nayo mpamvu umwana akunze kurira iyo mama agiye. So a mother and child baba bakiri like umuntu umwe. So papa ugomba kuba uhari. Ugomba kwakira n'uyu mwana ukamubwira welcome home. Urumva? So uko uganiriza umwana, uko umukinisha, arimo arabyumva. Yego. Ariko cyane cyane hano umumama bakenewe cyane kurusha papa. Papa as a supporting power. Na babandi badufasha mu rugo baje ari ugusupporting kugira ngo mama ashobore kwita ku mwana. Umwana nabo hari igihe mama babura n'amashereka. Yego. Because of what is going on. Kubera stress zihari ahantu aho ari abantu bari kumwe n'ukuntu wenda ashobora kubona ari wenyine. Abamama benshi bagira na depression at this time. Yego. Noneho umugabo hari igihe abona yasimbuwe. Mwebwe hari igihe ni competition. Hari igihe all the attention goes to the baby. Yego. Ugasanga umugabo asa nkaho yabaye imfubyi mu rugo. Yego. Ariko okay, mama banezerewe, let's say this is the first born w'umwana wa mbere, ariko aho ngaho nawe ukeneye kugira ukamwibuka kwitaho, bamugaburiye, bamugize gute, at least tukabaza. Ariko reka dusubire kuri wa mwana ukurera. Uko umwana agenda akura, papa akeneye kuba hari, noneho hari amajoro aba mama barara. Ugasanga umugabo yirariye mu kindi cyumba. Yamwirukanye yambwiye ngo vuga uvuye aha mugende n'umwana nsinzire. Kubera ko umugabo ukuntu aremye ibintu by'interrupting sleep kuryama biramukoroga cyane mu mutwe. So abenshi bahita bajya mu kindi cyumba. Yego. Ariko burya uyu madamu wabatwite uba ukeneye gutangira at least to read books, at least to talk to people, kavugana n'abantu, ubundi mwabyifashemo gute, ubundi babigenza gute, kugira ngo uwo mwana naramuka atangiye kuraza mama w'amajoro, you come in, nawe ubu uhari kugira ngo umwakire, umufashe. Yego. So umupapa bakenewe igihe umwana avuka, igihe akiri uruhinja, uko agenda akura, noneho nibwo papa agenda akenerwa cyane. Aho rero niho ngira ngo use n'ushimangira cyane kuki papa akenewe cyane mu mikurire y'uyu mwana, kurindira ubwo azaba umugore cyangwa ubwo azaba umugabo. Oya, ngeze hano mu rugo rwanyu, your husband yadusuhuje, ijwi rye n'iryawe riratandukanye. He has a very deep voice. Urumva? That voice comes with authority. Urumva? Burya uzarebe baba mama bahora bavuga ngo papa we nagaruka ndakwiga. Urumva? Ubwo se ntago barimo kwikuramo imbaraga. He has that natural voice with authority. Ntabwo abana bajya bayikinisha. Yego. Ariko umama ashobora kuvuga agahora avuga akavuga and they get used to it. Uzuko ari byo. Ndagukubita wa mwana. Ndagukubita wa mwana. Wanamukubita ntunamubabaze. Yego. Ariko papa yavuze, listen.
I think hari ubumana hari ego ubumana, there is authority Imana yashize muri iryo jwi. ego Urumva Yego. they do listen to that voice. So Imana yafasha abantu babiri bashyira mu rugo kugira ngo abana bazabe balanced. yego The love of a mother and the authority of the dad. Even urukundo rwa papa rurakenewe. So iyo rubayeho ruri rich, uyu mwana akura ari balanced. yego I think if you've visited, if you've observed, I'm sorry to say, umwana wa single mother or a single parent. Hari igihe usanga, I remember I was doing business in the Kampala streets when I was still in high school. Ahari umumama wacuruzaga ku muhanda n'umukobwa bacuruza ku muhanda. Umukobwa used to abuse the clients. Akababwira nabi. Ngira umuntu, I would love to see the mother. Arambwira gusa nawe ari hariya. We yaranabakubitaga iki? abakiriya None ndabaza, what's wrong with these people? Ati mama yareze uyu mwana as a single mother. amuha byose ibyo afite Ariko iyo muri babiri ufite weakness, you strengthen me, you complete me there. Urumva twembi turakenewe. Urumva none ikindi, it is the father who tells the boy that you are a man. yego Umupapa niwe ubwira umwana ngo uri umugabo. yego Ni nawe ubwira wa mukobwa ati uri umukobwa mwiza uri umukobwa yes. So iyo ubimubwiye it rewires the brain. Bitangira hari n'ikintu nigeze gukora after reading the book Raising Girls by Dr. Dobson, igitabo cyiza cyane. Avuga ngo the role of a father mu mikurire y'umwana w'umukobwa. yego Ngo iyo papa kubwiye ngo you're smart, oh, it makes a difference. yego Iyo papa kubwiye akugishije inama, oh, it puts you validation yes. baguhaye agaciro nigeze kenshi kugisha umukobwa wanjye inama kintu, I need your opinion here. Noneho nyuma y'iminsi ingahe nza kumva arimo kuganira bagenzi be, ariko papa yangishije inama. ariko mana yanjye ariko se sibyo Urumva umuhaye agaciro. yes. So to papa you have to be creative. Creativity mu Kinyarwanda sinzi uko nayivuga. Guhora uhanga udushya utekereza ni iki gishyashya nafasha umwana wanjye. Yes. Hari abavuga ngo they don't know how to spend time with their children. No one goes to school to learn how to spend time with their children. Ntago wajya ku ishuri kwiga kugenera umwana wawe umwanya. Yes. Urabyitoza. Iyo ukunda umuntu uba intentional. Umuha wa mwanya. Yes. Ubigambiriye. Urabigambirira. Ukavuga se nitujya gukina turakina gute? Kuko nujya gukina n'umwana ukaza uri wa wundi a man with authority, bizaba ari umukino. Baragusiga mu kibuga. Urumva ariko menya how to go down to their level. You get on their level, they will just enjoy your presence. Nibyo. Barakwenjoying. Nibyo. Noneho bavuga ubushakashatsi bugaragaza ko abana bagiranye relationship na papa wabo bakunze to copy this and bring it to their marriages. So if you preparing a boy kugira ngo azabe umugabo, umwana areba ibyo papa akora na mama. Yego. Uko ibyo dukora biravuga kurusha ibyo tubigisha. Yego. Umuhungu wanjye yagiye avuga ngo I was given a lecture. Ariko ibyo ukora birusha ya lecture umuha. Uzi iyo habaye agakosa ukaza ugatanga lecture iminota runaka. Barakureba. You think they are listening? Abavuga ngo ararangiza ryari nigendere. Aba yagiye mu defensive. Muri bo barimo gusubiza nuko gutinya. What is he talking about? Arimo ari mu bikinguye. Ariko iyo ubyifashemo neza, hari scenarios zibayeho mu muryango, bakabona ukuntu papa zifashemo n'ubuhanga bwinshi n'urukundo rwinshi, then you are modeling them. Nibyo. So your absence ya papa kiba ari icyuho kinini mu buzima bw'umwana w'umukobwa n'umuhungu. Yego. Wow, urakoze cyane. Iki kiganiro ubundi kiraryoshye, ariko ngendagira ngo muri bimwe mu byo wenda ujye usangiza abakwegera, ugira ibyo uhereza abakunzi bahanye space cyane cyane abagabo bari mu ngo, ubabwira uti nyamuneka ni mu bigenze gutya. Ikiganiro ni kirekire cyane, ariko reka mvuge
abana bageze muri teenage years, ari abasore inkumi. yego, aho ngaho umuhanga umwe Dr. Dobson yabivuze ngo bisa nk'uko like Elon Musk yohereje ibyogajuru mu kirere. You know, iyo kirimo umuntu haba harimo communication, Yego. abantu bari mu cyogajuru, Yego. haba hari n'abandi basigaye hasi hano. Yego. So umwana iyo ageze muri teenage years abigereranya n'iyo scenario. Aha. Ni ukuvuga ngo iyo kizamuka gutya hari igihe rezo zibura. Aha. Urumva? Iyo rezo zibuze uyu uri hasi atangira kugira ubwoba. So ubwo nibwo bwoba ababyeyi tuba dufite iyo abana bageze muri iyo myaka. You know what is happening icyo gihe cy'aba teenage years? Nuko God is rewiring the brain of this teenage girl or boy. Ni ukuvuga ngo hari ibyo irimo, it's like pruning. Ibidakoreshwa. Nabonye hano ufite ibiti byinshi, ariko hari igihe igiti kiba gifite ibidafite amashami adafite umumaro. Yego. So hari agakurwaho. That is pruning. Then at this time haba hariho imisemburo isuka mu mubiri, testosterone n'iyindi. Noneho bituma umwana atangira kuba undi muntu. And then the brain is rewiring kugira ngo ishobore guhanduringa what the storm that is coming. Kwitegura kugira ngo izo mpinduka ibintu biba bikubita bimeze nk'imiyaga, ubwonko bubyitegura. Umuhanga we yaravuze ngo at this time you are dealing with someone with no brain. Wow. Ntabwo buba bwavuye 100%, ariko umwana hano ashobora kukunanira ukavuga ati bamujyane. Aho ni naho nk'umubyeyi w'umupapa, kuko uyu munsi ari we tuvuga, niho aba akeneye kuba ari maso cyane kugira ngo bitaza kuba bya bindi ngo umwana yataye ubwenge cyangwa yasaze. Ntabwo aba ari ugusara. Iyo wakoze iyo wabanye n'umwana kuva akiri muto, iyo ageze hano muri iyi myaka ntabwo ugiye kuvunika cyane. Noneho hari bamwe mu babyeyi dutangira gukora akazi ka parenting bageze muri iyi myaka. Oh dear. Urumva? Aho ngaho noneho niho haba ikibazo. Yego. Nta fondasiyo bamuhaye. Yego. Atangiye kumva abo hanze kurusha abo mu rugo. Aha. Ni ukuvuga ngo wowe ntabyo wamuhaye, urimo uramusaba ibyo utamuhaye. Yes, atangiye kuba nubwo baba barabimuhaye, hari igihe atangiye influence ziva hanze ziba ari nyinshi. Influence zo muri media ziba ari nyinshi. Noneho hano ababyeyi ababona bari outdated. N'ubundi. So hano old school. You need to change the approach. Yego. Iyo udahinduye approach n'imibanire yawe n'uyu mwana, you're going to break this girl, this boy. Wow. Hey, urakoze cyane Godfrey. Ngira ngo nkuyemo ibintu nka bitatu by'ingenzi ngomba gushimangiraho mu gihe turimo kubwira ababyeyi b'abagabo. Ugomba gutangirana n'umwana wawe kuva akiri mu nda. Ariko noneho hariho abatarabishoboye kubera impamvu zitandukanye. Icyo Godfrey atubwiye ni uko abatari bageza muri bya bihe byo kuba nk'abasore n'inkumi, nanone yatubwiye ati tuhabe umwana wawe abyuke akubone, mukine, wavuze ku kintu cyo gukina, muganire. Ikindi waduhaye urugero ko wagishije umwana wawe inama, biramushimisha, ajya nawe kubyongorera abashuti be kuko ari ikintu yumvise ahaye agaciro. Babyeyi b'abapapa mugerageze muganirize abana banyu. Iyo rero babaye abasore n'inkumi wari ugereranyije n'icyogajuru, nabwo mugerageze n'ibi bintu by'amakofi, mugerageze muganire nabo kuko yashoje avuga ngo it's never too late. Ntarirarenga, birashoboka yuko umwana wawe mwaganira kugira ngo atazaba uwa sosiyete gusa, ariko bihere hano mu rugo. Ubwo rero ndifuza kugushimira cyane kubw'iki kiganiro. Mbwira abakunzi bahanye space ngo mushonje muhishiwe, naho ubutaha amahoro y'Imana.